amubwira kuko ise Yakobo yapfuye yambwira ngwishe akafa kandi agomba kuja kumushingura kandi gwashemereye kumuziga. Farawo aramwemerera ati genda ujane n'abagaragu banje. Farawo yamwikiriza ngo iroko gende n'abahereza banje ujane n'abantu ogende n'abantu muje kumushingura gende muzike. Bene data bwoko bw'Imana bene data abantu barahanga abateraniye hano muri ukuru no munsi mwena bajahizobe abo turi kumwe muri uyu mwanya abo turi hamwe gesha uno munsi wa none tugiye guherekeza mwene data umwana wacu wadukuwemo erizoba twaza kushendekereza umwana witu tugomba kubyakira kandi tukabyumva shemere kubyakira kandi hari ikintu kiba ku bantu bakumva bagwishije cyane inekiri kwija abantu bakahurira cyane bakumva ntikigeze kibaho bakareba ngo kirabireho ariko uru rugendo tugiye gukora muri uyu mwanya konka umukoro guturumwegesha turasanze muri Bibiliya ijambo ry'Imana no muri Bibiliya mu kigambo cyarahanga kuko hari abandi bagabo bameze nkamwe hariho abashije abandi nkimwe hari abandi bagore bameze nkamwe hariho abakazi nkimwe hari urundi rubyiruko rumeze nkamwe hariho iminyeto hari abandi bavyeyi bameze nkamwe hariho abazira abandi nabo bakoze uru rugendo baja gushingura nabo bakagenda bazika babo natwe uyu mwanya tugiye gukora urugendo tuja gushingura nitwe twagenda twaza kuzika nubwo rero Imana yo mwijuru ikomeze ibane natwe nabwo cyo rahanga kandi twihanganisha ibane natwe muri uru rugendo kandi rahanga base tugeraho tugiye gushingura amahoro imihango ikorerwayo tuyikore mu mahoro Imana yo mwijuru ikomeze ituje imbere rahanga atwebe imbere n'ijambo ry'Imana ridufashe kandi ridukomeze ikigambo cyaranga tucike intege tumenye kuko hari n'abandi nanone bakoze uru rugendo tureke kuba mani mwihangane ijambo ry'Imana ridufashe ikigambo cyarahanga kitiyambe kandi twihangane yo guherekeza umuvandimwe wadukuwemo komeza urahantu imirimo yose ikorwa ibiyobowe nawe imbaraga z'Imana no gukiranuka kw'Imana tubashisha abantu bose barapfa Kristo Yesu amen akoze ane mujuru mugisha bareranga baherezo reka some ijambo ry'Imana reka tusome ikigambo cyarahanga no mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 50 igitabo cyo kutandika igice cya 5 dusome ku murongo wa 6 Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 6 tandika 50 hari mukaga Farawo ati zamuka uhambe so Farawo imuka ozike ishoro nguko yakurahije koko yagambiye Yosefu arazamuka aja guhamba se Yosefu yagenda yazikishe ajana n'abagaragu ba Farawo abandi bakurikira kuri YouTube abazi kwa iwe basa
Jana,